every Sunday, 4 to 5 p.m. Rwandan time, and be blessed by the teachings of Evangelist Norman Paul Desire about the unchanging, infallible, transformative Word of God. We believe you will be blessed with the gospel of our Lord Jesus Christ every Sunday, 4 to 5 p.m. here at Vine FM 93.1. Mwiriwe neza tubakiriye mu izina rya Yesu Kristo muri uyu mugoroba. Fine FM 93.1 akadomo rimwe turabakiriye mwese mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi turashima Imana cyane kuko iduhaye amahirwe yo kumva ijambo ry'Imana. Uyu munsi ni umunsi wihariye, uyu munsi dufite abatumirwa muri uyu mugoroba muri aya masaha, ariko turashaka ngo turebere hamwe ijambo ry'Imana riri muri Luka 15 cya 15 murongo wa 7. Ni ijambo Yesu yavuze ngo ndababwira ukuri yuko hari umunezero cyane mu ijuru iyo umunyabyaha umwe yihannye, ngo akarusha ngo aruta abantu 99 b'abakiranutsi baba batifuza gukizwa. Iri jambo nimo kuritekereza naritekereje mu gitondo ubwo nagiraga ikiganiro mu gitondo kuri TV, ariko n'uyu munsi turashaka kubwira abatwumva. Ushaka kuburaha niyo nsanga amasiko y'uyu munsi y'ikiganiro kivuga ngo icyo utazi. Hari abantu bari mu buzima ariko hari ubuzima banyuramo, hari ibyo banyuramo ariko ntumenye iyo ntambara, ubwo buzima, ubwo kwigunga mu mitima yabo. Aha Yesu rero aravuga ati yashakaga kutwereka ngo ubuzima bw'umuntu umwe bufite agaciro. Hari ubwo turebera mu mibare, umuntu akakubwira ati wabonye abantu bangaye, wagaburiye bangaye, wakijije bangaye, ufite amafaranga angaye. Akenshi mu human perspective n'iterambere turirebera mu mubare. Ufite amafaranga angahe, wageze kuri bangahe, wize amashuri angahe. Iyo niyo perspective y'abantu. Ariko muri perspective y'abantu, Imana irashaka ngo tumenye yuko nubwo waba uri mu kivange cy'abantu, Imana ikureba ku giti cyawe. Uri umuntu w'agaciro mu bantu benshi. Imana irakuzi mu bantu benshi. Imana izi ibyawe mu bantu benshi. Ushobora kuba uraha cyangwa uteze amatwi, uri mu buzima usa nkaho uri incibwa, urarira ugasa nkaho nta muntu kumva, urakomanga ariko ntimukingurirwa, urajya kwa kanaka nkuko ibintu bisanzwe, ukajya kwa kanaka ntakugirire icyo gusubiza, ukajya kwa muvandimwe ntagutega amatwi akaguseka. Ibyo byose bitugaragariza yuko hari ubwo dushakira agakiza mu bintu bitari byo. Ariko ndashaka kubwira ngo naho uhuri, aho uri mu gitanda urarwaye, ufite ibibazo mu mutima yawe, ndashaka kubwira ngo Imana irakuzi, Imana ikwitayeho. Nako gahinda ufite udafite wo kugasukira, ariko hari umukiza. Yesu yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe baze aho ndi, nanjye ndabaruhura. Uyu munsi rero turashaka kuvuga ku bibazo bikomeye cyane byugarije society yacu. Society igizwe n'abantu, society igizwe n'umuco, society cyangwa aho tubarizwa tugize n'umuco, indimi n'abantu. Ariko hari ibintu bimwe bikomeye cyane byica umuco. Icyo kintu ni ikintu cyo bita ikiyobyabwenge. Umuco yo winjemo ikindi kintu kirasenyuka.
uyu munsi rero turashaka kuvuga ikibazo cyugarije si igihugu cyacu gusa, ntabwo ari ibihugu bya Afurika gusa, ariko no mu bindi bihugu iki kibazo kirahari. Tugiye dufite umutumirwa wacu uyu munsi, natwibwire amazina ye, atubwire n'ahantu akorera. Rakoze. Murakoze cyane ku ijambo ryiza mutangije. Amazina yanjye nitwa Macumu Joseph, nkaba ndi umukozi w'umuryango witwa Papas Rwanda. Papas Rwanda ni umuryango nasobanura mu rurimi rw'ikinyarwanda, ni u Rwanda rw'intego, ariko tukongeraho rutarangwamo ibiyobyabwenge, niko rwaba ari urw'intego cyane. Rero nkaba ndi umukozi ushinzwe kurwanya ibiyobyabwenge no gufasha ababaswe nabyo muri uwo muryango. Murakoze. Urakoze Joseph. Papas Rwanda uravuze yuko ari umuryango, ari abantu bishyize hamwe kurwanya ibiyobyabwenge. Tuzi yuko ibiyobyabwenge uraza kudusobanura mu buryo bwimitse, ariko ibiyobyabwenge rwica ubuzima bw'umuntu, Yego. bwica n'umubiri, Yego. bwica n'intekerezo z'umuntu, Yego. bikagira ingaruka ku bantu. Kandi iyo ikintu cyangije ubwonko, kikangiza umubiri, kikangiza n'ejo hazaza, bifite ingaruka no mu iterambere ryawe. Yego. Ikindi, na polisi yacu igerageza gushishikariza abantu kugira ngo turwanye ibiyobyabwenge. Ariko ndagusaba Joseph, abadukurikiye turaza kuba telefoni 0788415052. Ndasubiramo 0788415052. Joseph, ndashaka kubaza, ibiyobyabwenge bihagaze bite muri iki gihugu cyacu, cyangwa katuvuge muri Kigali? Nkawe bimazemo igihe, tubwire bimeze bite. Murakoze cyane ku kibazo cyiza mumbajije. Ibiyobyabwenge bimaze kugera ku yindi ntambwe mbi. Ubundi yakabaye nziza ko ikintu kizamuka kibarwa mu rugero rwiza, ariko iyo kizamuka nanone mu bibi tukibara ko ari kibi. Icyo twifuza no ko imibare yamanuka kuruta uko yabizamuka. Urugero, akazi kacu ka buri munsi nako gufasha ababaswe n'ibiyobyabwenge, ndetse no kubirwanya no gukumira, kuko iyo dukumiriye burya tuba turinde u Rwanda rw'ejo. Kugeza ubu ngubu Papas Rwanda turafasha abantu bagera ku 1000 babaswe n'ibiyobyabwenge. Abo bantu tufasha mu 1000 babashwe n'ibiyobyabwenge bari mu ngeri zitandukanye. Bari mu ngeri z'abantu bari mu mago, ku babyeyi, ziri mu ngeri z'abantu bari aho ku mihanda bandagaye, ziri mu ngeri z'abantu b'abagabo n'abagore bubatse. Ni ukuvuga ngo ikibabaje bimaze gufata ahantu hose, mu ngeri zose z'umunyarwanda aho hari. Rero nicyo twavuga muri Kigali, tumaze gufata tumakurikirana abantu 1000. Muri abo 1317 bamaze gukira neza, bamaze gutangira gutekereza kwiteza imbere. Abandi 200 bagera kuri 200 barenga barimo baragororwa bisanzwe. Tukagira abandi barimo gushaka kuza kutugana, kuko twebwe approach zacu tugira navuga nka siroga cyangwa se ijambo rivuga ngo twe muri Papas Rwanda ntabwo duca imanza. Twemera ko buri muntu wese afite icyamubaza, gishobora kuba kitaragera ku ntera yo kugaragara. Ikindi cya kabiri ni uko ubuzima bw'umuntu umwe ni ingenzi, wabivuze muri Bibiliya, ni ingenzi, tubwiteho, tubungabunge kandi tubuteze imbere. Ikindi rero dukoresha ni ugusanga abantu aho bari, mu mago yabo, karitsiye zizwi. Ni abo dufasha, twabibabwiye dufasha ababaswe n'uburaya, ababaswe n'ibiyobyabwenge, ndetse ubu hiyongeyeho na betting. Na betting, kuko betting nayo yaje ari ikibazo, aho isigaye itandukanye umuryango, isigaye igira iki. Ariko nshimire cyane n'ibigo bikoresha betting, bavuga ngo kina mu rugero, kandi n'abantu bose banywa inzoga ntabwo ariko bose babaye addicted. Rero icyo gihe tubasanga aho bari, niba ari mu Migina tuzi ko habarizwa indaya nyinshi, niba ari Nyabisindu hari abantu bamwe mu gibiki, turagenda tukisanisha nabo, tukaganira nabo, tukabatega amatwi,
baba bafite ibikomere bitandukanye, hari ubijyamo kubera ikigari, hari ubijyamo kubera amakimbirane yo mu rugo, hari ubijyanwamo n'imibereho mibi. Usibye ko ibyo byose atari impamvu, kuko abo tufite bose mu gihugu babaswe n'ibiyobyabwenge, bagize ibiki, harimo n'abandi babakene bakabaye bishora muri ibyo ngibyo, ariko amahitamo y'umuntu niyo ashobora kumwerekeza ahantu habi, akumva ko akize ubusamo na harimo ariyongerera umubabaro. Ariko icyo tubashishikariza nuko bose bahitamo inzira nziza itari iyo nzira. Rero Papas Rwanda hari ubushakashatsi twakoze, dusanga byibuze ingo 7 ku 10 byibuze ushobora gusanga mu rugo harimo umuntu umwe cyangwa abantu 2 babaswe n'ibiyobyabwenge. Ingo 7 ku 10 byibuze urugo ushobora gusangamo abantu 2 cyangwa umwe babaswe n'ibiyobyabwenge. Ugasanga rero ari naho hantu ku itariki 17 z'ukwezi kwa 11 mwaka ushize twatangije launch yo kugira ngo tukangurire abanyarwanda, tubwire abanyarwanda gahunda y'imyaka 5 dufite, ko dufite gahunda yo kubaka rehabilitation centers mu ntara zose uko zikurikiranyeho, dufite gahunda yo kuzakora ubukangurambaga ku bantu miliyoni 2 byibuze twagera tukora ubukangurambaga, tukaba twifuza kugorora abagera ku 30 muri iyo myaka 5. Tumaze kureba ibyo ngibyo, twanarebye uruhare rw'umunyarwanda muri gahunda yo kurwanya ibiyobyabwenge. Ese twakora iki? Twafashe iki gihugu? Hari indirimbo ivuga ngo gukora umukoro utari uwanjye nawe ngo byaba ari ugutsindwa, ahubwo nkoresha icyo wampamagariye. Mishimira abahanzi cyane Ndanyera na James, ni ukuvuga ngo buri muntu hari icyo Imana yamuhamagariye. Hari ufite ubushobozi bw'amafaranga, hari ufite impano yo kwigisha, hari ufite impano yo kuba azi ubukorikori, hari ufite impano yo kumenya ikintu runaka. Naze dufatanye muri urugamba. Nahamagara abanyarwanda bose turwanye ikiyobyabwenge, kuko kimaze gukwira ahantu hose. Kuko uyu munsi umwana wawe niba atabirimo cyangwa undi muvandimwe azabijyanwamo n'abandi, kuko hari ababijyanamo n'ikigari. Aho ku bigo by'amashuri birahari, ariko shime cyane ko n'ibigo by'amashuri byamaze kumenya umumaro wa Papas Rwanda, bikagana Papas Rwanda. Dufite kujya ku mashuri tukabigisha. Turifuza no gushiraho imfashanyigisho byibuze zatangira muri senior 1 kuzamura, kugira ngo ikiyobyabwenge kibe don't test, abantu ntibakagerageza ikiyobyabwenge, kuko icyo ugerageje gake ubaye imbata yacu. Ni ikintu umuntu adashobora kwikuramo byoroshye. Ariko icyo nabwira abanyarwanda kindi nuko umuntu wese ahinduka, umuntu wese tumutega amatwi. Two kumubona hariya ngo dore wa muntu wabaswe n'urumogi, dore wa tumwegera ahubwo twumva intekerezo ze, tumwumva amarira afite, twumva icyabimuteye, dutega amatwi, tuve mu kintu cyo kuvuga ngo ntibishoboka uriya ntazakira. Tumere nk'ababyeyi nko muri Bibiliya bavuga umwana w'ikirara. Isi yaramwakiriye, amwakira n'urukundo mu gihe cyo we wifuzaga kuba umwe mu bakozi be kugira ngo abone icyo cyamugaburira, ariko ntiyitaye ku kaheze, ahubwo yahise areba kuko ibya kera tubireke tutangirane n'ibishya. Rero turasaba abanyarwanda bose ko dufatanye muri gahunda. So urakoze Joseph. Muri abo bantu umubare mwinshi nihe myaka? Bihera ku rubyiruko. Urubyiruko guhera ku myaka 18 n'irindwi kugera kuri 35 muri iyo myaka. Nibo benshi, kuko urumva ko urubyiruko rugirana no gushukanwa biroroshye, bya bigari by'abana bakundana, ibintu nk'ibyo byose. Nibyo rero nirwo rwinshi. So urubyiruko nirwo rwinshi. Wa mbere yo gutangira ikiganiro wagerageje no kumbwiraho abana b'abasore. Abana b'abasore umaze kwegera. Yego. Bameze bati, wenda ntabwo wavuga amazina yabo n'iki, ariko tubwire state y'abo bana, cyane cyane mu rubyiruko rurimo kutwumva. Yego. Abo bana bajya mu biyobyabwenge, urabivuze ngo harimo bamwe abakene ntibabijyamo, hakajyamo n'abafite ubushobozi bakabijyamo, suko babuze. Tubwireho incamake urubyiruko rurimo kudutega amatwi, twumva icyo twakwigiraho nkamwe Papas Rwanda, nkawe Joseph uri involved cyane muri iyo. Murakoze cyane. Navuye ngo urubyiruko tumaze gufasha rumeze neza cyane, kuko tugira approach mu matsinda. Kugeza muri Kigali dufite amatsinda 31. Ayo matsinda aricara agaterana, agira iminsi ateraniraho, afite abayobozi abagiye bakira baba abayobozi babandi. Tukagira n'ikindi kintu approach
tugira abo bitwa abarinzi ba watchman na watchwoman ba bandi dufite intego yo kuvuga ngo uwakize nakiza abandi kuko uburyo gihe najya gusanga umuntu wabaswe n'ikiyobyabwenge icyizere yangirira nyine arabanza kungiraho amakenga ariko iyo asanzwe na wa muntu basangiraga umaze gusobanukirwa ahita amuzana byoroshye aribo bagera ku bantu benshi icyarimwe iyo approach yaradufashije cyane kuko iyo tumaze gukiza abo bantu tumaze gukiza ndizera neza ko wenda mu biganiro bitaha nibidishobokera twazazana n'ababwira abandi bagenzi babo bakabaha ubuhamya bakababwira inzira y'umusaraba bakiyemo bakabona ko ibintu byose bishoboka kuko nabo bafite urukundo nabo ni abantu bazima nta kindi kibazo gihari ariko ikintu twita navuga ngo iyo tubegereye dufite abo baba mu matsinda dufite abo dusanga mu mago yabo ku babyeyi baduhamagaye hano muri studio bakatubwira ati ndifite umwana n'uyu ndifuza ko wadufasha ngira ngo n'ubuje ariho mvuye kandi turabafasha mu by'ukuri ukabona umuntu afite commitment kuko wabivuze cyane ngo Imana irakubwira ngo tera intambwe urutambwe rumwe rwonyine ntere 99 kandi wavuze ngo ubuzima bw'umuntu umwe ni ingenzi ni ukuvuga ngo niba tuvuga ko ubuzima bw'umuntu umwe ni ingenzi ni impamvu Imana yataye za ntama 99 ikajya gushaka wa muntu umwe wandi ufite ikibazo twongeraho akantu kavuga ngo ubuzima bw'umuntu umwe bwarengera ubwundi nabwo kugira ngo buri munyarwanda wese yumve ko ubuzima bwanjye bwarengera ubwundi n'ubwundi bwarengera ubwundi ari mpamvu mpamagara abantu bose ngo baze dufatanye mu mpano ufite ushaka kuza kuvuga ngo ngenda ndashaka gufasha Papa Rwanda nkaza nkajya ntanga ibiganiro muri abo bantu babaswe ahariho hose turasaba abanyarwanda bose ko iki cyorezo twakirandura kuko turaza kugira ikibazo gikomeye leta y'u Rwanda itahwema gushishikariza abanyarwanda gahunda nziza za leta ariko zifite ibibazo ntabwo tuzavuga ngo umwana tuzamuvura igwingira umubyeyi yirirwa muri ibyo biyobyabwenge umubyeyi yirirwa mu kabari drop out ntituzayica umwana agenda akajya kunywa urumogi ntabazaba kisubiye harahiri nitujya kujya muri gahunda za leta zindi kubahiriza ibyo dusabwa bizatugonga bitewe ko dufite uruhare hari ababyeyi nabo bamaze kujya muri ibyo biyobyabwenge ugasanga nabwo harimo icyo kibazo kandi tugerageze umuryango nyarwanda hahandi ku isoko ku muryango kuri famiye amakimbirane yo mu ngo kuko cases zirimo nyinshi usanga abana bata imiryango bakagenda batafite iyo bajya bitewe n'amakimbirane yo mu rugo turasaba abanyarwanda kongera kugira wa muco wavuze za ndangagaciro z'umunyarwanda zo kugira ngo umunyarwanda yongere abe umunyarwanda utoza uzaba umunyarwanda nyawe gikwiriye so urakoze Joseph kutubwira abatwumva abadukurikira murumva yuko urubyiruko ikibazo bafite ikibazo tugomba gushyiramo imbaraga zacu gutakaza urubyiruko nge niko nkunda kubivuga ngo nidutakaza urubyiruko zaba dutakaje imbaraga zaba dutakaje amaboko watubwiye uti harimo nk'abana bamaze igihe barize ababyeyi baratanze umutungo wabo expectations z'ababyeyi mu bana zikarangiriraho n'abana bagiye mu bindi bibabaza ababyeyi nkunda kubwira abana batoya b'abasore n'abana banjye ndababwira ngo ikibabaza umubyeyi ni uko umwana we ahinduka ikigoryi ariko umunezero w'umubyeyi ni ukubona umwana we avuyemo undi muntu ukomeye ese ndashaka kubaza Joseph muri ubu buryo bwo gufasha bwo kwegera ese ndashaka kubabaza ari akantu uvuze kandi nanjye nigeze kukabonaho iyo hariho no mu itorero mu eglise twese turabakristo turabwiriza ariko wari wahura na kesi wari wumva abantu bakubwira bati narasengaga ariko mbaswe nkatinya kubivuga ese ni kuki abana b'abasore n'inkumi batavuga mu itorero murakoze cyane mu bo dufite dufasha harimo n'abasengaga ntabwo ndi buvuga itorero basengeramo n'irindi bari busengemo n'amazina yabo basengaga bari abadiyakoni mu nsengero bari abahagarariye korari bakagira uruhare rukomeye rwo gukwirakwiza ibiyobyabwenge hagati mu timu yabo hagati mu miryango uwonzi wa mbere dufasha ntabwo ndi bumuvuge nyine amazina ko nabivuze azabyivugira niba ngombwa ko azaza akabyivugira hari
we yarahagarariye korali rwose yambara igitambaro neza ayobora amakorali yose ariko acuruza urumogi na kanyanga hagati yarangiza akagira resitora iyo resitora noneho kuvuga ngo babandi bose bajya kwiba abo banywa ibyo biyobyabwenge bahuriraga iwe yari yaracukuye umwobo muri saro ye akaba ariho habika ibyo biyobyabwenge. My God. Noneho inzego zaza kureba bamurangiye bagashakisha ariko murambeshyira mu Kristo nkanjye nakora iki ni ukuvuga ngo dufite n'abantu bari mu nsengero ariko babaswe ariko bakihisha mu idini akihisha aho ngaho agakora ibyo akora ariko umubonye akamubonamo Imana ku giti cye kuko atamenya ibiri ku mutima we kuko Imana ubundi umutima w'umuntu nirwo rubanza rwe ni ukuvuga ngo iyo akiranutse neza Imana akiranuka n'Imana ku giti cye kuruta uko abantu babibona rero rwose barimo. Kandi ikindi kintu warukomoje neza ese kuki urubyiruko utavuga mu itorero mu by'ukuri dukunda kubona abashima Imana ushobora gusanga ari abantu bakuru ababyeyi baba mama iki ariko ugasanga urubyiruko ntiruvuga ni ukuvuga ngo aha niho hakwiriye n'uruhare rw'amadini n'amatorero kudufasha gushyiraho za club kwa kundi abantu bahurira muri korali abantu bahurira wenda mu nyigisho runaka hagategurwa inyigisho zigenewe urubyiruko bakabaha umwanya bakavuga kuko niho hazagera igihe ukamenya nuko uwo muntu urubyiruko ese arakora iki ese uriya mwana ko atavuga ni ikihe gikomere afite ese kuki atakunda kuvuga kandi yaje gusenga kuko tuzi ko mu nzu y'Imana ariho abantu bose twakabaye tubohokera tukavuga ibituruhije ese ko tuvuga ibyacu dusaba Imana bitagenda neza kugira ngo Imana ibikore neza ariko tutavuga ibituboshye tutavuga ibyadukomeretsa tutavuga ibyadutuma abantu batubona mu yindi sura mureke tugire ibindi biganiro ku madini n'amatora no ku nsengero bireba urubyiruko kugira ngo ni nko gusomborotsa kugira ngo rubavugishe umuntu wese yihurubuka bagera igihe babaha umwanya aribo babigisha tureke kureba niba ari pasiteri reka dufate umunsi umwe dushaka umuntu uvuga ati runaka w'umubyiruko tujya kugira icyo tubwira ibyo ari byo byose ashobora kutabohoka ngo umunsi abivuga ariko akagenda bitsinda bitewe na leva amaze kugeraho n'uburyo ahagarara imbere y'abantu ashobora kutagira umutima wo kubivuga cyangwa akegera pasiteri akamubwira ati pasiteri rero hari ibintu bindi umuntu agira ngo mbikubwire kugira ngo umfashe agakomeza akamukurikirana akamubera umusemburo w'impinduka. Uravuze uti duhe urubyiruko urubuga tubahe umwanya wo kuvuga tubahe umwanya wo kubumva batubwire ariko se ntaba harimo n'abandi bantu bavuga bati nindamuka mbivuze bazanca ni nacyo kintu nshaka kuvuga aho ngaho ku ruhare rw'umubyeyi icyambere ababyeyi bakwiye gukurikirana umwana aho yaba ari hose yaba ari ku ishuri yaba nge wenda igihugu navukiyemo hanze bagiraga igihe umubyeyi akajya kureba akicara mu ishuri ry'umwana we yigamo aho yigamo akareba uko biga uko basubiza akaza kugira n'umwihariko n'umwarimu akamubwira ku mwana we ibyo bigafasha umwana kuhora afite ikikango nuko avuga ati papa arankurikirana mama arankurikirana bigatuma dufite umwana umwe muri mo dufasha yagize atya uko nkaho yapakiye imyenda akajya afata eswime akayirenza mu gikapu cy'agapakiramo urumogi akareza eswime akajya ku ishuri yagerayo akaba aziranye n'abashinzwe kurinda hariya ku kigo bakafata bege bakayibika bakorana ubwo n'abakwikwiyo baba ariyo n'abayobozi b'abanyeshuri mu kigo kugira ngo babone uko abicururizamo neza ariko byamuviriyemo iki umunsi wa nyuma wo gukora ikizamini cya leta gisoza wa gatandatu yarabinyweye ngo araseburetinga ibizamini asoza byarangiye atakoze na kimwe ubu ngubu arimo aricuza impamvu ariko turashima Imana ko yakize noneho agiye gusubira mu buzima yari asanzwe arimo twavuga ku ruhare rw'ababyeyi aha hantu rero hari ukuntu bavuga ngo inkoni ivuna igufwa ngo ntigira iki ngo ntikize ingeso sinzi ukuntu nabyita dukeneye ko uruhare rw'ababyeyi ku bana kubaganiriza mu miryango bagafata umwanya n'abana babo bakaganira none se muri ibi bihe by'akazi aho hantu icyo kintu nshaka kuvuga turi bize mu kazi turi bize mu buzima bwacu bwa buri munsi ariko hari umuntu umwe wigize kuvuga ngo ese uyu mwana wamuhariye umukozi uzi umukozi cyamukuye wa ese
nashyiramo nafata ingeso zamukuye iwabo akazishyira mu mwana wawe uwo mwana wawe ese turakorera iki? Turakorera abana twabyaye, turakorera imiryango, turakorera igihugu. None se niba ngewe uyu munsi mfite imyaka 30 n'ingahe ndifuza kuzaraga ibyiza umwana wanjye akazaba ari we uvuga ibi ndimo kuvuga uyu munsi, noneho nimara kumupfusha ninde uzansimbura, ninde uzagusimbura? Ni mpamvu ababyeyi bakwiye kugira uruhare rwo kuganiriza abana kandi bakareka igitsure gikomeye cyane, kuko ushobora gufata umuntu wanyweye urumogi ukibaza ko kumukubita no kumukoresha ibintu bivunanye kugira ngo umwereke ko aribwo yabireka, ahubwo aribwo waba umuca mu muryango, kuko ashobora kwita agenda ntuzongere kumubona, ashobora gufata icyemezo akiyahura, ashobora gufata icyemezo akanakubita umuryango. Dusabe abanyarwanda, dusabe ababyeyi kugira inshuti abana babo, bakabagira inshuti. Ku ishuri biragenda, ikibazo uhura nacyo ni ikihe? Niyo nta bushobozi baba ufite bwo gukemura icyo kintu, ariko byibuze abazi ko hari icyo urimo gutekereza nk'umubyeyi, kuko umwana we areba niyo hazi intare mu rugo areba umubyeyi nkaho amurinze, abonye n'intare ije ahita avuga ati papa dore intare iraje, akumva ko se yayigirira nabi, atabona kuko yumva hari icyo amubonamo. Dusabe rero ababyeyi kugira ngo badufashe baganirize abana babo, amenye wagiye ku ishuri, ese yagezeyo, ese tutirirwa dushaka amakayi, tutirirwa dushaka uniform, tutirirwa dushaka iyo school fees, nyamara umwana wawe atajya ku ishuri, nyamara umwana wawe arahaje. Joseph, hari ubwo ababyeyi twibeshya ngo abana ngo baba bakeneye ibitabo gusa, amakaye, baba bakeneye ibintu, ariko nk'uko umaze kubivuga, abana baba bakeneye urukundo, abana baba bakeneye affection, abana ndibuka nawe urabyibuka uri umwana mutoya wajyaga ku biro bya mama ukicara ku babyeyi ukumva uri connected, ariko society yacu turimo twabaye disconnected. Uvuze icyo kibazo cy'ababyeyi, namwe ababyeyi natwe ababyeyi dufitemo uruhare. Ugiye kujya nk'hariya aho bajyana abana kubagororera, abenshi bakubwira yuko ababyeyi babigizemo uruhare. Simbona papa, amakimbirane umaze kubivuga, kutabitaho tukabaha amakayi tukagenda. Joseph, nka Papa Rwanda, aka kazi mukora, nize challenges muhura nazo, nizihe mbogamizi mwahura nazo mukavuga muti dukeneye amaboko? Muri society igizwe n'inzego zitandukanye, hari abacuruzi, hariho abarezi, hari amashuri, hariho amashuri y'imyuga, hariho n'abayobozi b'ibanze. Izi zose segments zose cyangwa areas zishobora kuba supportive, ariko ushobora kutubwira incamake challenges zo muhura nazo wifuza uti izi challenges turazifite, ariko twaba dushaka ubufasha gufatanya kurwanya, cyangwa tugashaka kureba u Rwanda dukeneye kubona. Murakoze cyane. Natangiye tubivuga neza ko twatangije campaign kuri 28 nanone ivuga ubuzima bumwe bwarengera undi. Mu by'ukuri iki kibazo cy'ibiyobyabwenge ni ikibazo rusange, ni mpamvu dukeneye urwo ruhare. Nshimire cyane kuko muri iyo campaign twakoze kuri Remigo hoteli yari Prince Conference, yagize hari ubuzima bumwe bwarengeye bw'undi, kuko kugeza uyu munsi dufite abantu bemeye gufasha muri abo barimo gukira kugira ngo bakomeze urugendo rwabo neza. Bamaze kugera kuri 373 bamaze kubonerwa ababafasha. Nuvuga ngo umuntu umwe kugira ngo byibuze akire bifata amafaranga 120. Iyo yabona ni make cyane, ariko iyo runaka agize icyo akora, y'amafaranga agira icyo amara. Ayafasha iki? Ayafasha twe turabanza tukagorora, kuko ntabwo twemera ko umuntu wamuha ubutunzi, wamuha iki, ariko iyo umuhaye, n'impamvu bavuga ngo roho nzima mu mubiri muzima. Turabanza tukagorora, abamaze kugororoka bamaze gukira, akaribo bashakirwa, kuko babongeye kugarura za nzozi zabo, babongeye kugarura za mpano zabo, nibo bashakirwa icyabateza imbere. Ese mu nzozi zawe wumvaga wifuza gukora iki? Wumvaga ushaka kugira iki? Kugira ngo nanone atagenda akajya muri ya societe akitekerezaho, bikaba byatuma kongera gusubira inyuma, kuko cyane ko bari mu matsinda kubakurikirana biroroshye. Bivuga ngo rero abo bantu twabonye n'abandi bifuza gutanga akazi, abantu 10 babonewe akazi ko bazahabwa akazi, abandi 5 babonerwa
scholarship yo kujya kwiga Yes. batakirije amashuri hari umuwo dufite nanone wari ufite impano itandukanye yo kuvuga imivugo n'iki n'indirimbo muri abo bantu yari yarazimye ariko uyu munsi yaragarutse avuze umuvugo buri muntu wese yakumva ufite inyota yo kuwumva nawe yemerewe ubufasha bwo kujya muri studio n'ibindi byose byatuma ubuhangano bwe cyangwa se impano ze zizamuka dushimira abo bantu bose bagize umutima ukunda niyo mpamvu duhamagara abantu bose challenge rero ni ukugira ngo tugere ku bantu benshi kuko ni benshi niyo mpamvu dusaba ubufatanye bwa buri muntu wese ni ukuvuga ngo leta y'u Rwanda nta kidakora ari abo bagiwawa ikabagorora ni ukugira ngo basubire mu nzira nziza kandi n'ababyeyi dufite ingeri nyinshi hari abadafite ababyeyi hari abafite ababyeyi yanava ni wawa ntabona aho kujya ugasanga bimuteje ikibazo bitumye yongera gusubira muri bya bindi kandi umubyeyi wahari umuvandimwe wahari twakakwiye kumenya ngo ubundi hakakwiye no kubaho ko bakagiye bajya no kubasura iwabo bakabareba nyina cyangwa umuvandimwe we n'abakagira uruhare rwo gufasha leta yamuteje intambwe yo kuba yageze hariya hirya ababyeyi bakabasangayo bakabasura nk'abo bana bakabasura bakareba improvement bakabuhuza n'umwana akanareba niyo mpamvu twifuza ko twebwe iyo tugorora n'umuntu ashobora kuba nta mubyeyi agira direct ariko afite nyirasenge afite se wabo afite mukuru wabo tugerageza uburyo bwose ajya gukira yamaze guhura n'umuryango iyo mvugishije iyo turimo kugorora umurwayi ufite icyo kibazo tuba tuvugana n'ababyeyi be tubabwira nyamuneka ibiki n'ibiki ku buryo biza gusoza nyina ahubwo ari uza gutanga ubuhamya avuga ati dore uyu mwana nari naramuretse ariko uyu munsi aje gutanga ubuhamya kubera yabonye umumaro rero challenge dufite icambere turasaba ko abanyarwanda babigira ibyabo iki cyorezo cy'ibiyobyabwenge urwo rugamba turwana turi mu gihugu cyiza gifite umutekano gifite buri kimwe cyose ariko turimo turarwana n'ibiyobyabwenge byugarije urubyiruko kandi urubyiruko ni izo mbaraga z'igihugu dufite uyu munsi challenge rero dufite turasaba abanyarwanda mu midugudu igihugu cyacu bakitse neza no guhera ku isibo isibo ni ikintu gito cyane umuntu yararanganyamo amaso akahita amenya ikibazo gihari nitureke abo bana birukanka ku mihanda hehe two kubabona ngo baduhunge biruke ahubwo niba tubona badusange tuganire nabo ye mwana ufite ikihe kibazo hari igihe barabuze n'uwatekereza ikibazo cye akavuga yamara kuvuga ukamenya aturuka mu karere ka Huye aturuka mu karere ka Nyamagabe ese urumva byagenda kuko harimo bamwe bava mu ntara bakaza n'i Kigali n'ahandi hose bakazenguruka hano hose icyo kintu tukareka kuba uhura n'umuntu akiruka hura n'umuntu agusange niyo turufu niduhagurukira rimwe twese tukagera ahantu ahari hose buri rwego rugahaguruka tugafatanya tugasaba n'abafatanyabikorwa ari PSF ari abandi ari amadini ari amatorero ari ibigo bya leta ari abantu bikora ku giti cyabo tugasaba ko tujya muri urwo rugamba kuko niba mfite iduka ncuruza nta wundi uzanyiba n'uwo biyobyabwenge ni babandi niba mfite itorero nta wundi uzaza agahutaza abantu ni wa wundi harimo baza no matorero bakiba akaza agacunga mugiye kuhakora amasuku akaza agaterura nk'amashine cyangwa ikindi akigendera ibyo byose tukwiye kurwanya umugozi umwe kugira ngo Papas Rwanda ibashe kugera ku bantu benshi icyarimwe nubwo twifuza abantu 30,000 mu myaka 5 ariko abanyarwanda babigize byabo bakadufasha ingeri zose zikadufasha nkuko nabandi batangiye gutera intambwe yo kudufasha twanabikora no mu mwaka umwe kuko leta umurongo wa Perezida wa Repubulika uvuga ko mu myaka 4 twaba twaranze ibiyobyabwenge ahubwo tugasigarana gukumira tukigisha turasaba mu mashuri batangire abantu bamenye ibiyobyabwenge hakiri kare kuko araza muri vacances agahura n'umwana muto yaba batangiye kubijyamo bikaba birarangiye nawe aba addicted rero turasaba abanyarwanda kugira ngo tubigire ibyacu dufashe igihugu cyacu dufashe u Rwanda rw'ejo turapfusha abantu abo bantu bose bafite benshi babaswe n'ibiyobyabwenge bafite impano zitandukanye kuko murabizi mwese nkawe urasenga uri umukozi w'Imana ntabwo satani ifata umuntu udafite icyo amaze akenshi satani ireba umuntu nawe ufite icyo amariye sosiyete rero tugira ngo abo bantu b'abainjeniyeri twifuza mu myaka itaha abantu twifuza b'abatekinisiye bazadufasha abazaba bigisha ibyo tuvuga uyu munsi bavuye muri abo bantu kandi
tukureho ikintu cyo kuvuga ngo yarananiranye ntazakira ahubwo tumubone nk'umuntu muzima muri societe kuko no kwifuzwa Imana hari impamvu yamuremye afite intego. Yes, urakoze Joseph. Abadukurikira murabyumvise, bafite ibibazo babaza, tuzi yuko igihe kiba kigiye, ariko mwahamagara kuri 0788 41 50 52 0788 41 50 52. Joseph, ubu tugitegereje telefoni, mukorera he? ushaka ngo mumufashe kumugira inama, afite umwana, afite iki, inshuti, abasanga he? Contacts zawe ni zihe? Murakoze cyane. Dukora kuri Prince House kuri etage ya 3. Ushaka kudusanga hari abaduhamagara kuri telefone batubaza aho dukorera. Iyo ari mu mujyi wa Kigali ho biranoroshye, tubasanga mu mago yabo, tubasanga aho muri quartier aho umwana we yaburiye. Hari uduhamagara tugira ati umwana wanjye naramubuze ariko abahana muri quartier bitewe n'impamvu niyi, tukamusanga rwose naho dukorera. Kuri Prince House etage ya 3. Telefoni yawe 0788 0782 99 murabyumvise. Abadukurikirana kuri Fine FM 93.1 cyangwa akadomo rimwe, turashaka kubabwira yuko Papas Rwanda ikorera hariya kuri Prince House. Abashaka ubufasha, abashaka gufasha Papas Rwanda, abashaka volunteers, abize psychology, abashaka kugira uruhare mu kubaka u Rwanda, abashaka kugira turashaka u Rwanda rwiza rw'intego, turashaka abana bacu, turashaka ababyeyi bacu, turashaka igihugu cyacu kibe intangarugero. U Rwanda ruzi kuba ari igihugu cy'intangarugero mu bintu byinshi cyane. Turashaka ngo n'u Rwanda, igihugu cyacu dukunda, icy'abantu bitangiye na n'ubu tucyubaka. Ntabwo dushaka gusa kubaka imijyi gusa, amazu, imihanda. Economy yacu irimo kuzamuka, ariko nkuko nyakubahwa president ahora bivuga, rubyiruko mugire intego, rubyiruko turabashaka mube abasore n'inkumi mufite intego. Turabasaba abasore, ababyeyi kuza ngo twifatanye muri iki gikorwa cyo kurwanya ibiyobyabwenge. Ndasubiramo telefoni 0782 99 Joseph. Kandi abafite icyo bafasha, please turabasaba ngo n'amatorero mufungure, tuze. Papas Rwanda irahari, abantu barahari, baze. Niba bashaka ngo bababwire uburyo barwanyamo ibiyobyabwenge, mubahe urubuga. Yavuze Joseph, n'abikorera, aba businessmen, abafite akazi, duhe akazi aba bana b'abasore n'inkumi kugira ngo nabe bibone mu kubaka iki gihugu. Ni ikiriye jambo rya nyuma Joseph wavuga, tugiye kurangiza ikiganiro cyacu? Murakoze cyane. Jambo rya nyuma navuga ni ugushimira abanyarwanda bose ku ntambwe barimo gutera, kutwereka ko bari kumwe natwe, kuduhamagara. Ni karibu rwose hari iwacu, turabohoka nabo bakabohoka, kandi bikagenda neza. Icyo nabasaba rero nuko twese twagira u Rwanda rw'intego, rutarangwamo ibiyobyabwenge, kandi twifuza twese tukagira urubyiruko tuzaraga kino gihugu cyacu, tukagira urubyiruko rwizewe. Mu by'ukuri wabivuze ati igihugu cyacu ni byinshi gikemura, ariko tugira ngo n'iki kigezweho nacyo tugikemure kirangire. Dusaba ubufatanye bw'inzego zose, guhera ku mudugudu, guhera ku isibo, guhera ku kagari, guhera ku murenge, kuzamuka. Dufatanye cyane ko babana nabo umunsi ku wundi, bareke tubasange, tubaganirize, turandure ikintu cy'ibiyobyabwenge ko kigiye kutumaraho urubyiruko. Urakoze Joseph cyane. Suramo telefoni yawe 0782 99 Urakoze. Kadusenge twese abarimo kudukurikirana kugira ngo Imana ibarinde kandi bafashe. Mana nziza ishobora byose, turagushima cyane muri aka kanya, turagushima cyane muri iki kiganiro twateguye na Joseph. Turagushima cyane yuko turi mu mugambi wawe kugira ngo twese dufatanyirize hamwe kurwanya iki kibi, kandi turagushimiye cyane
n'izi porogaramu uzihe umugisha wawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. 0782993399 abashaka ubufasha, abashaka gufasha, abashaka gufatanya natwe mu kurwanya iki kibazo cyugarije igihugu cyacu, twese dufatanyirize. Ari Obama yavuze ngo yes we can, natwe iwe slogan yacu nituvuga nkuko Joseph yabivuze, nituvuga ngo ntibishoboka, ngo ntabwo slogan yacu ivuga ngo yes we can. Buri muntu wese agira uruhare mu kurwanya ibiyobyabwenge. Ubuzima bumwe nibukira buzakiza abandi. Murakoze cyane. Tune in every Sunday, 4 to 5 p.m. Rwandan time, and be blessed by the teachings of Evangelist Norman Paul Desire about the unchanging, infallible, transformative Word of God. We believe you will be blessed with the gospel of our Lord Jesus Christ every Sunday, 4 to 5 p.m. here at Fine FM 93.1.